Tekereza iki kintu, umugore abashije kwihindura umugabo maze akagenda azamurwa mu nzego buhoro buhoro kugeza igihe yambaye ikamba ry'icyubahiro gikomeye, maze agahinduka nyir'ubutungane cyangwa se papa w'idini rya Katolike, ndetse kandi akamuba nta muntu n'umwe ubashije kumenya iryo banga ko ari umugore. Gusa nyuma iryo banga rikazagaragara ndetse kandi rikagaragara mu gihe kibi cyane giteye ubwoba. Ibi akaba aribyo kandi byabaye mu kinyejana cya 9 ahagana umwaka wa 855 kugeza umwaka wa 858 nyuma y'urupfu rwa Yesu cyangwa se Yesu Kristo, ubwo umugore yitwaga Johannes Anglicus yazaga kwihindura umugabo kugeza ubwo yahindutse papa w'idini rya Katolike. Ese ibi byaba ari inkuru zimeze nk'imigani ivugwa itarabayeho, cyangwa byaba ari ukuri kwahishwe kugira ngo benshi batakumenya? Ushaka kandi kumenya iby'aya mateka cyangwa se iby'izi nkuru, wagomba kuri kino kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye, maze ukamenya inkuru z'umukobwa wari mutoya cyane witwaga Johannes Anglicus wavukiye mu gace kitwa Mainz mu Budage, ukamenya amayeri yose yakoresheje kugira ngo azamurwe mu ntera kugeza igihe yahindutse nyir'ubutungane cyangwa se papa w'idini rya Katolike. Muhaye ikaze kuri Ozone Info, njye wumva ndi Ngabo Elaste. Wumvishe kandi kino kiganiro kigushishikaje, nagusaba kugisangiza abandi kugira ngo nabo babashe kukibona, ndetse kandi nagusaba gukanda akabuto ka subscribe kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbe bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi. Ibiganiro bya politike, amateka, imyidagaduro, ubukungu, byose wabisanga kuri Ozone Info. Nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Inkuru yacu y'uyu munsi iratangira mu kinyejana cya 9 ahagana umwaka wa 818 ubwo umwana witwa Johannes Anglicus yavukiraga mu gace kitwa Mainz mu Budage. Aka kakaba kari agace kandi kari gakennye, aho abantu benshi bari batuye muri kano gace bari abahinzi ndetse kandi abandi ari aborozi. Gusa umwana w'umukobwa witwaga Johannes Anglicus akaba yarakuriye muri kano gace gusa ari umwana uzi ubwenge bwinshi, ndetse kandi akaba ari umwana ukundaga inyigisho zijyanye na filozofi ndetse na teoloji, ndetse kandi n'ibijyanye n'iyobokamana. Bitewe nuko mu mujyi yabagamo witwa Mainz mu Budage abenshi bari abahinzi abandi ari aborozi, nta mashuri menshi hasangwaga yigishaga filozofi cyangwa se teoloji, ndetse kandi n'ibijyanye n'iyobokamana mu idini rya Katolike, ndetse kandi n'amashuri makeya cyane yari abashije kuba ari muri ako gace kitwa Mainz mu Budage. Bake bemererwaga kujya kwiga muri ayo mashuri, nabo bakaba bari igitsina gabo, ndetse kandi nta gitsina gore cyemererwaga kujya mu mashuri ngo kige. Bitewe n'ukuntu uyu mwana w'imyaka mike cyane witwa Johannes Anglicus yari inyaryenge, yabashije gutahura yuko muri uyu mujyi witwa Mainz mu Budage atabasha kwiga ibintu byinshi akunda harimo filozofi ndetse na teoloji. Iyo ngiyo kandi akaba yari impamvu ya mbere yuko atari kubasha kwiga muri uyu mujyi. Ku mpamvu ya kabiri ni uko abantu bose bo mu mujyi wa Mainz bari bazi ko ari umukobwa, ibyo kandi bigatuma atari kwemererwa kwinjira mu ishuri uko byari kugenda kose. Uyu mukobwa yigiriye inama yuko yabasha kuva muri uyu mujyi wa Mainz mu Budage agashaka undi mujyi wose yabasha kujyamo wo mu Burayi, akajya ahantu batamuzi ko ari umukobwa, ku buryo yabasha gukora byose bishoboka kugira ngo abashe kwiga ibintu yakundaga ari byo filozofi ndetse kandi n'iby'iyobokamana cyangwa se teoloji. Icyo gihe nta handi ubwenge bwe bwamwerekeje, ubwenge bwe bwamubwiye ko nta handi hantu haba amashuri meza ya filozofi ndetse na teoloji atari mu mujyi witwa Athene mu Bugiriki. Gusa kibitekereza nanone kandi ubwenge bwamubwiye ko nabwo nagira muri Athene mu Bugiriki akagenda yiyerekana nk'umukobwa cyangwa se nk'igitsina gore, nabwo ntabwo yari kwemererwa kwinjira muri ayo mashuri ngo abashe kwiga ibyo yakundaga. Mu gufata umwanzuro yaje kwanzura ko agomba kujya muri Athene mu Bugiriki gusa akinjira mu mujyi yigize nk'umuhungu, yaba ari imyambarire, imikorere n'imivugire, kugeza n'ubwo yemeye gukata imisatsi yiwe akayigira nk'iy'abahungu. Akigera muri uyu mujyi bitewe n'umuhate yari afite, yabashije kubona ishuri abasha kwiga filozofi ndetse na teoloji. Bitewe n'ukuntu kandi yabikundaga, nyuma y'igihe gitoya cyane yaje kurangiza mu ishuri yigagamo muri Athene, maze bahita bamwohereza mu mujyi witwa Constantinople kugira ngo ajye kwigisha abana bawo teoloji ndetse na filozofi. Nyuma y'igihe gitoya kandi yigisha muri Constantinople, yaje kwanzura ko agomba kuva muri uyu mujyi akajya mu wundi mujyi witwa Kuriya muri Roma kugira ngo akomeze inyigisho zihambaye z'iyobokamana. Ibi byose yabikoraga ameze nk'abahungu, yaba ari imikorere, imivugire ndetse n'imyambarire, ndetse kandi nta muntu n'umwe wari watahura iryo banga yuko ari umukobwa. Ageze mu mujyi wa Kuriya muri Roma yaje kugirwa umupadiri, agirwa musenyeri, nyuma aza guhinduka archbishop kugeza ubwo yabaye karidinari, maze nyuma hagana mu mwaka wa 855 hagirwa papa, ndetse kandi akaba ari papa wamenyekanye ku izina rya Pope Joan. Izi nzego zose kandi akaba yarazinyuzemo, ryabanga ry'uko ari umugore nta n'umwe uraritahura, ari we wenyine urizi gusa, yaba rubanda cyangwa se nabo yari ayoboye bose mu idini rya Katolike bose bazi ko ari papa w'umugabo. Gusa papa Joan akaba ataratinze ku buyobozi bitewe n'uko yamazeho imyaka 2 n'amezi 7 gusa
aho kandi nyuma byaje kugaragara yuko ari umupapa w'umugore gusa wihinduye umugabo, bikagaragara mu buryo butari bwiza ndetse kandi bwari buteye ubwoba. Izi nkuru kandi zose z'uyu mukobwa wabashije kwihindura umuhungu maze akaza guhinduka Papa Joan ukaba wazisanga mu gitabo cyitwa Chronicon Pontificum cyanditswe n'umugabo witwa Martinus Polonus cyangwa se abandi bakamwita Martin Opaviensis w'umunyadominikani w'umugiriki. Reka tujye ku nkuru z'umunsi wari icuraburinde kuri Papa Joan wari umaze imyaka 2 yose yiyoberanya yuko ari umugabo ndetse kandi ayobora idini rya Katolike ari nyiri ubutungane. Uyu munsi kandi hari kuba umutambagiro mutagatifu i Vatican, ubwo Papa Joan yari yicaye ku ifarashi ari kuva kuri bazilika yitiriwe mutagatifu Petero ari kugana kuri bazilika ya Saint Giovanni cyangwa se bazilika yitiriwe mutagatifu Giovanni iherereye mu mujyi wa Lateran. Aha akaba ari ibise byamufatiye maze Papa Joan abura intege ava ku ifarashi yikubita hasi. Abarinze mu kureba icyabaye basanga yari atwite. Hashize akanya abarinze baramubyajije, gusa inkuru isakara hose ndetse kandi mu mijyi ya Vatican ndetse n'i Roma hose abantu bavuga ko habaye ikintu kidasanzwe, aho yuko Papa Joan waruzwi nk'umugabo yaje kubyarira ku muhanda ubwo yari ari kugana kuri bazilika yitiriwe mutagatifu Giovanni. Twifashishije igitabo cyitwa About Famous Women kivuga ku nkuru z'uyu mugore witwa Papa Joan. Igitabo cyemeza yuko akimara kubyara abaturage basanzwe ndetse n'abakristo bahise bamufata bakamuzirika ku ifarashi bakamukurubana mu mihanda yose y'i Roma ndetse n'i Vatican, maze nyuma bakamutera amabuye kugeza apfuye. Gusa abandi bakavuga yuko ahubwo akimara kubyara Kiliziya Gatolika yise imucikisha maze ikamubika ahantu hatazwi nyuma y'icyo gikorwa cyo kubyarira ku muhanda. Ibi ngibi kandi bikimara kugaragara yuko Papa witwaga Joan atari umugabo ahubwo yari umugore, i Vatican bahise bakoresha intebe idasanzwe igombaga kubafasha mu kumenya nimba umuntu wese uzaba ugiye kuba Papa azaba ari umugabo bya nyabyo. Iyi ntebe akaba ari nayindi, akaba ari intebe bahaye izina rya Esterocolaria mu rurimi rw'ikinyaportugali cyangwa se mu cyongereza bakayita the red marble chair. Ikaba kandi intebe babashaga gukoresha kugira ngo babashe gusuzuma cyangwa se babashe kumenya neza nimba umuntu ugiye kuba Papa ari umugabo bya nyabyo. Iyi ngiyi kandi intebe yabaga ikoze mu buryo butangaje, aho yabaga ari intebe imeze nk'isanzwe gusa hahandi bicara harimo umwenge munini, aho bafataga abakardinali benshi batandukanye cyangwa se abantu bose bigaragara ko bazaba Papa mu gihe cyose cy'amatora bakabicaza kuri intebe gusa basa nk'abahengetse, ku buryo ubugabo bwabo bwabashaga kumanuka bugaca muri wa mwenge uri mu ntebe hagati, maze abashinzwe gusuzuma bagasuzumira munsi y'intebe. Izi nkuru cyangwa se kandi aya mateka ya Papa Joan wabayeho akaba yarakomeje gusakazwa ndetse kandi anandika mu bitabo byinshi bigiye bitandukanye inyuma y'ikinyejana cya 9. Gusa iyi nkuru ikaba yaraje kugira imbaraga cyangwa se ikandikwa cyane ku buryo buteye ubwoba mu kinyejana cya 15 agana mu mwaka w'1369 kugeza mu mwaka w'1415, ubwo habaga kwigumana kw'abantu benshi bagiye batandukanye ku idini rya Kiliziya Gatolika. Aho umuntu twavugamo wa mbere akaba ari witwa Jan Hus. Uyu nguyu kandi akaba yari umugabo wo mu gihugu cya Czech, akaba kandi yari umuhanga cyane mu bya filozofe, akaba kandi n'umuhanga mu by'iyobokamana gusa mu idini rya Katolike. Akimara kwigumana ku idini rya Kiliziya Gatolika yatangiye kwigisha inyigisho zigiye zitandukanye mu gihugu cya Czech ndetse no mu bindi bihugu byinshi bitandukanye byo mu Burayi, gusa zikaba zari inyigisho zangishaga abaturage idini rya Katolike. Gusa nyuma Kiliziya Gatolika yaje kumufatira mufunga igihe kinini, maze Kiliziya yanzura ko igomba kumucira urubanza imbere y'abaturage nyamwinshi ndetse kandi imbere y'abakardinali bose b'i Vatican. Gusa muri uru rubanza rwabaye mu 1415 akaba aribwo yavuze amagambo ashinja idini rya Katolike kuba ababeshyi bakomeye cyane, yuko banze kuvuga yuko idini ryabo ryayobowe n'umupapa w'umugore ngo kandi bitemewe, ndetse kandi bagakomeza kubigira ubwiru niba bibwire abakristo cyangwa se imbaga nyamwinshi ikurikira idini rya Katolike. Uyu Jan Hus kandi akimara gutangaza aya magambo imbere y'imbaga nyamwinshi y'abaturage ndetse n'abakardinali bagombaga kumucira urubanza, nta kindi kintu cyakurikiyeho. Abakardinali ndetse n'abantu bose bakomeye mu idini rya Katolike bahise bamucira urubanza rw'urupfu ndetse kandi atwitswe. Jan Hus kandi akimara gupfa atwitswe akaba ari wabaye intandaro kugira ngo izi nkuru zikomeze gusakazwa ndetse kandi zandikwe mu bitabo byinshi bigiye bitandukanye yuko Katolike yigeze kuyoborwa n'umupapa witwa Joan gusa wari umugore yarihinduye umugabo. Nubwo benshi mu bantu bakomeza kuvuga yuko izi ngizi ari inkuru zitabayeho, n'abandi bakavuga yuko ahubwo ari inkuru zabayeho gusa zitifuzwa yuko zamenyekana mu mateka. Ese wowe ni iki kintu wavuga kuri izi nkuru za Papa Joan wihinduye umugore akaba Papa? Uyu Papa Joan akaba yarayoboye hagati ya Papa Leo wa 5 ndetse na Papa Benedicto wa 3. Ca muri comment section umurutubwira icyo bitekerezaho. Nongeye kandi kugushimira cyane wowe uri kuri iki kiganiro kiri guca kuri Orson Info, nagusaba kandi kugisangiza n'abandi kugira ngo nabo bajye babasha kubona ibiganiro byiza bica kuri uyu muyoboro. Nagusaba kandi kwiyandikisha kugira ngo nawe ujye ubasha kureba ibiganiro bya politike, amateka, imyidagaduro, ubukungu, byose binyura hano. Nongeye kubashimira. Ibiganiro byacu nakagaruka nawe ubutaha.